Juru TV yaguteguriye impano y'umwaka wayakira. Yego murakoze cyane. Reka duhindure gutya barebe ni Juru TV. Yabirebe neza. Niba uri buyambare niba uri bugire gute sinzi ukuri bubigenze wowe bijyanye n'ibyishimo ufite ubwo sinzi icyo ugiye gukora. Ngo yone neza kanyambare. Reka nze ngufashe zara mikoro ngufashe. Fasha mikoro. Kanyambare. Barebe hirya. Iyi ni Juru TV, umuyoboro w'ibyiza. Amahoro y'Imana akomeze abane namwe mukurikiye Juru TV. Turi hano turi kumwe no mu minsi mutari muzi. Amakuru yawe? Amakuru yanjye ni meza. Mbese witwa nde? Amazina yanjye banyita Ababyeyi Letitsi. Uwo Ababyeyi Letitsi rero akaba ari umufana ukomeye cyane wa Juru TV. Nkambona afite ibyishimo byinshi. Nge rero muri kumwe nitwa Gatama David. Se ko mbona usa neza bimeze bite tubwira ibanga. Urakoze cyane impamvu usa neza no kubera Imana no kwitaho cyane niyo mpamvu muri kubona ndi gusa ukumona. Uri umwe mu bafana ba Juru TV. Kuri Juru TV n'icyo ukunda kuri Juru TV? Mwakoze kuri Juru TV ngiye nkunda ibiganiro byaho. Nkunda n'abantu bayo. Niyo mpamvu mba numva ahantu hose Juru TV yakoreye ibiganiro mba numva nanjye naba mpari. Mwakoze. Yes, amahoro y'Imana rero nakomeza abane nawe. Hari ibintu byinshi turimo turagenda dutegura. Uremeza ko uzajya ugaragara kuri iki kinyamakuru? Yego ndabyemeza ko nzajya mba mpari. Ngaho rero gira abantu suhuza bagukunda muri karitsiye yabo mukorana ubasuhuze muri aya masaha. Abazakubona. Ndasuhuza. Wa mbere mbanza gusuhuza ni umuyobozi wa Juru TV nkasuhuza ahantu dukorana Kicukiro Santere nkasuhuza n'umuryango wanjye n'umwana wanjye. Murakoze. So ufite n'umubebe. Ngareba kuri kamera. None ariko ndabona ufite isoni cyangwa ntazo? Nazo. Okay, nta soni. Nazo. Ugomba kwisanzura hano ni wawe hano ni wanyu nta kibazo. Yego murakoze. Umubebe wawe yitwa nde? Umubebe wanjye Twayizere Higoma Yere. Yarakuze arakubohora. Ushatse wahita ushyiraho n'akandi. Oya aracyari muto. Se ntukeneye nk'impanga wenda? Oya. Nta mpanga ushaka? Oya nta mpanga. Ubyaye impanga byaba bisa neza. Mbanze ndere nore yakure. Nibyo byiza. Yes, bakunzi ba Juru TV rero uyu ni Letitsi yani muzajye mumubona yari gutambuka kuri kamera za Juru TV ntimuzajye mwikanga cyangwa se ngo mugire ikindi kibazo tukaba turi kumwe n'undi hano nawe araje biyereke. Naza twiyereke murakoze. Ubu rero aha hantu hari akantu tugiye gukora rero. Ndakeka kuri kamera barimo bakabona. Juru TV rero yaguteguriye impano y'umwaka. Mwakoze cyane. Juru TV yaguteguriye impano y'umwaka wayakira. Yego murakoze cyane. Reka duhindure gutya barebe ni Juru TV. Yabirebe neza. Niba uri buyambare niba uri bugire gute sinzi ukuri bubigenze wowe bijyanye n'ibyishimo ufite ubwo sinzi icyo ugiye gukora. Ngo yone neza kanyambare. Reka nze ngufashe zara mikoro ngufashe. Fasha mikoro. Kanyambare. Barebe hirya. Oya nta kibazo. Bise bifitinga gafunga naho ibyo bifungo by'imbere. Akoze ko mbona imyenda yose ikubera. Ndabona imyenda yose ikubera ndagirane. Ngagira icyo ubwira abakunzi ba Juru TV ibyishimo ko umuntu utishimye. Ndishimye nta kibazo. Hindukira barebe hindukira. Kanze manure na hano gatoya.
protokora. Aha. Okay, ngareba imbere kwanza. Mwabonye? Mwambonye? Rero ni iki tuzajya duhemba abadukunda, abakunda Juru TV. Yego. Kandi rwose komeza udukunde. Murakoze cyane, ndakunda cyane. Ndizera ko mu byo turimo turategura tuzajya tuba turi kumwe. Hano hose tuzatuba turi kumwe. Hose. Arabyivugiye ubwo nibakubure uzasobanura aho wagiye bazajya bandika muri comment. Ntabwo nzabura ndare. Aha, Imana igumugisha rero ku bw'aka kanya, ku bw'ikiganiro duhaye, turagira ngo ugire icyo ubwira abakunzi ba Juru TV mbere yuko dusoza ikiganiro. Ndetse nabwira abakunzi ba Juru TV, nababwira ko Juru TV igira ibiganiro byiza kandi byizewe, nababwira ko bazajya bakanda subscribe kugira ngo ukomeza ntacyo ubwire bakande subscribe. Bakande subscribe kugira ngo Juru TV yamamare ahantu hose. Murakoze. Sawa. Uretse tugisoze neza. Mbo. Sawa rero Imana igumugisha urakoze cyane. Namwe murakoze cyane. Sawa. Iyi ni Juru TV, umuyoboro w'ibyiza.